Patrick yari umusore woroheje wakoraga akazi ko mu rugo kwa Bakeza, umuryango w'abakire mu mujyi wa Huye. Nubwo yakoraga akazi gasuzuguritse mu maso y'abantu benshi, yari afite umutima mwiza ndetse afite n'inzozi zo kuzagera kure. Yakundaga umukobwa w'iwabo witwaga Keza, ariko yaratuje akomeza kuzirikana umutima we kuko yari azi ko bidashoboka. Keza we yari umukobwa w'igishushwe ukunda ibintu bihenze, wanze kureba no ku ruhande rwa Patrick. Umunsi umwe Patrick yaje gufatwa nabi n'iwabo wa Keza, bamushinja ko yakunze umukobwa wabo. Bamututse baramwirukana, aragenda ashyira umutima hamwe yimukira i Kigali, aho yaje kwiga imyuga no gukora akazi k'amaboko ndetse n'intoki. Bashize imyaka 5 Patrick yari afite business nini cyane, imodoka ebyiri n'inzu i Remera. Umunsi umwe Keza yaje kumusaba akazi atazi ko ari Patrick muri kampani. Bahuye, amubonye amwitegereje aramubwira ati, ubanza isi yizenguruka koko, wigize kunuka ko ndi umukozi w'iwanyu, ubuse wowe urakorera hehe? Keza yasabye imbabazi nyinshi, ararira aratakamba, ariko Patrick atuje cyane aramubwira ati, nta rwango ngufitiye, ariko ntabwo ndi Patrick wo hambere. Urukundo nari ngufitiye wararutaye, none se urifuza ko wasuzugurana none? Inkuru irangiye, Patrick akomeza ubuzima bwe bushya, agasiga Keza yicaye ku ntebe yo kwicuza. Byose byagaragaje ko igihe cyose umuntu ataravugwa ashobora kuba igitangaza. Niba ukunda inkuru nk'izi ngizi z'urukundo ndetse n'izirenze izi, kora subscribe kugira ngo mutazacuka n'ikindi kiganiro nk'iki ngiki tubagezaho umunsi ku wundi.